Muraho neza abakurikiye ibiganiro byacu mu ruziga rw'uburinzi. Nk'uko bisanzwe nitwa Bigirimana Theoneste, abo tumenyeranye ndabasuhuje cyane kandi rwose ndabishimiye, abakomeje kudutera iteka, mutubwira amakomenti, mutubwira abadutelefona, hari abatubwira mu buryo bwa message batubwira uburyo ibiganiro bibanyura. Rwose kandi ndabashishikarije ibiganiro byo mu gice cya kabiri, kuko nari ndimo deni abantu bari bamaze iminsi bari kumpamagara bari kumbaza bati ni gute se utubwira iby'ubwenge gusa, hanyuma ko tuzi ko uri umukozi w'Imana, ko tuzi ko uri umuvugabutumwa, ko tuzi ko uri umuhanuzi, kubera iki turakuzi neza, tuzi ko uganira n'Imana, tuzi ko Imana ikubikamo ibintu byinshi, ese kutatubwira iby'ivugabutumwa ukatubwira ibyo bintu by'ubwenge? Ariko igihe cyaje rero, igihe ni iki ngiki. Nanjye nakomeje kubaza Imana, nese izi komenti nawe urazivugaho iki? Kuko nge nizera ko uruziga atari urwanjye na bagenzi banjye turimo, n'umwuka w'Imana hari icyo yabitangajeho, atwereka ko ari kumwe natwe mu ruziga. Narabibabwiye mbasomera Zaburi 141, isengesho umwuka w'Imana yaduhaye, mbasomera Zaburi 34, aho umwuka w'Imana yatweretse ko nawe ari kumwe natwe, aratubwira ati rwose ndi kumwe namwe mu ruziga, mwigira ikibazo kandi muzagenda musobanukirwa. Ati rero, ati rwose ndabarinze mu ruziga, ndahari. Ati rwose ntimugire ngo muri mwenyine, kandi tukabishimira Imana rwose ko ikomeza kubana natwe. Iyo tuvuga amagambo y'Imana, Imana nayo ibiri hafi yacu. Ejo tuganira ku biganiro bitandukanye bindi, twagaruka ku kintu cyitwa iyo witaye ku by'Imana, Imana nawe yita ku byawe. Iby'Imana rero turi kwitaho, turi kubaka isi. Uruziga rugamije kubaka isi nshya. Isi nshya rero tujya kubaka turabihera mu buzima bwa muntu. Umuntu niwe waremwe, aremwa ari ikiremwa cy'agaciro, kigomba gukunda ubuzima, kigomba gukunda isi. Ntabwo rero wakunda isi, ntabwo wabungabunga ibidukikije, ntabwo wakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nk'uko bivuga ngo nk'uko wikunda nyine. Niba utikunda ntabwo wakunda mugenzi wawe. Ikintu kiri ahangaha kwinjoyinga, njya nkunda kuvuga imvugo z'abajene kuko mbana nabo kandi mbashaka ngo nabo bakorera Imana bakiri bato. Niyo mpamvu nkunda gukoresha izo mvugo z'abajene, si uko nigira umujene, ariko byose ni umuhamagaro. Abantu bakwiye kwinjoyinga ubuzima Imana yabahaye bakiri ku isi, ibyiza by'Imana. Nagarutse mu bindi biganiro ndivuga ngo ariko biranababaje, abantu benshi bakomeza kuvuga ngo abantu ngo dukorera Imana, ngo abantu ngo bakorera Imana ngo baracupiye, ngo ni abantu ngo bagira ubwenge buke, ngo ni abantu barakubeshye. Imana ifite abantu bize, narabivuze nacyanabivuga, ifite abantu bize, ifite abantu bafite ubunararibonye butandukanye. Umva, umurimo w'Imana uruzuye, n'ubwo utayikorera irimo iragaragaza ubudasa cyangwa se ububasha budasanzwe. Abantu bashya bari gukorera Imana rwose bitandukanye n'uko mbere mu myaka yahashize, aho wumvaga ngo abantu basenga Imana ngo ni abantu batize, ngo ni abantu ngo bari aho ngaho ngo badasobanutse. Oya, Imana rero nayo yazanye icyo bita uruziga rw'uburinzi, kugira ngo noneho abantu basobanukirwe. Noneho ni ukwigira Imana ku byaremwe. Ibi byaremwe tujya kwiga rero, turi kubanza kwiga Paul turi kumwe w'umukameraman, turi kwiga kanaka, turi kwiga n'abandi. Urabanza wowe ubwawe wiyige. Ibyo kujya guta umwanya ngo urajya kwiga mugenzi wawe, nibyo abantu bakunda kurangarira cyane, ngo ngiye ngo mugenzi wanjye, ngo ngiye ngo. Ntago wasobanukirwa mugenzi wawe, ntago byakunda. Nawe ubwe ntago arisobanukirwa, wowe uraza kumusobanukirwa uri nkande. Uramenya duke kuri we, numara kumenya duke kuri we nurangiza umbwire ngo uramwiringira. Ese wiringira umuntu utazi? Aha hantu rero bikwiye gusobanuka. Abantu bakorera Imana ni abantu basobanutse, ni abantu rwose n'utarize nawe afite uburyo. Hari uburyo Imana asigaye numva uko nayibonaga, ubona abantu bavuga Imana bambaye ibirenge, barwaye amavunja. No, ibyo bintu ntago bihesha icyubahiro. Niba hari n'undi uvuga Imana arwaye amavunja, ntago ari byo, azabanza agenda ahandura ayo mavunja.
ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka. Niba uvuga Imana wambaye ibicocero, Imana ifite abantu bafite imyenda yo kukwambika banayiguha ukambara. Rero kuba wambaye ibicocero kwawe hari ikindi kintu bisobanura. Kwambara ibicocero nyine ubwabyo n'umwanda. Abantu rero kumva ngo abantu basenga Imana ngo baracupiye ngo no, Imana turi kuyivuga, twaje gusanga ibintu byose ubwenge itanga, ibintu byose turi kubana nabyo byose bigaragaza ubwiza bw'Imana. Ibiti byiza, umuyaga mwiza, amahumbezi, ikirere, byose bigaragaza imbaraga z'Imana. Nagira ngo rero aha hantu dukomeze tubivuga, tuvuga Imana. Ndacyari kuvuga Imana turi kuvumbura mu ruziga rw'uburinzi. Ni Imana yagendanye na Theoneste, Imana y'umwimerere. Mumbabarire gukomeza kuvuga amazina ya Theoneste ko ari we muri kumwe, nago njya kuvuga uwundi ntareba, kuko urwo rugendo rero rwo kugendana n'Imana nirwo rugenda rutuma mbasha gusobanukirwa agaciro mfite imbere y'Imana. Uwamaze gusobanukirwa agaciro afite imbere y'Imana abasha no kumva agaciro umugenzi we afite imbere y'Imana. Uwamaze gusobanukirwa, ariko hano nisegure ntago ndagerayo, nababwiye ngo turi mu bushakashatsi, turi kumwe. Ibyo ndimo ndaganira ni ibintu bito cyane, ni ibintu bito cyane ugereranyije n'ibyo n'ibindi biri inyuma, ni bito cyane. Rero abantu bazumva nibyo mpamvu ndi kubwira abantu barimo batera blague nyine baganira ngo ndi umufilozofe w'Imana. Ntago ndabawe, ntago biragera. Haracyari byinshi byo gukora, haracyari byinshi tutaramenya, ariko mu ruziga ikintu kinezeza kurenza ibindi byose ni ukumva ko Imana yadusezeranye kubana natwe. Buri mwanya iraduha message. Yarambwiye ngo akantu mvuga abantu banyumva rwose, iki kinyarwanda cyanjye ndagikunda, mwihangane rwose ntimuzakinkureho rwose. Akantu kitwa gushotora niyo terme technique nahawe, kuko umwuka w'Imana yabigarutseho ngo mutaza kugira ngo n'amagambo yanjye. Nashotoye Imana nayo iranshotora. Gushotora umuntu rero ni ukuba umuntu yituramiye, yiturije, afite ibindi bimuhugije, warangiza ukaza ukamukomanga ukamukoraho. Ni ukuba yisinziriye ukamudisturbinga mu mvugo z'amahanga, z'indimi z'amahanga, ukamudisturbinga, ukamuderanja, ukamukangura, ukamubwira ngo kanguka. Niyo mpamvu rero nyine ni ugushotora. Ninavuga gushotora muraza kumva ko hari icyo nakoze gihambaye gituma Imana impitamo. No, ifite uko yanteganyije mbere yuko mbaho, ariko nanjye maze gutangira kubaho, maze gutangira gusobanukirwa tumwe. Nababwiye ko nasomye ijambo muri Mika igice cya 6, niba ntibeshya neza, ejo nibwo narimo ndi kuhasoma umurongo wa mbere kugera wa 3, aho Imana avuze ngo ngiye kuburana ngo n'ubwoko bwanjye, ngo niki nabaruhijeho. Nanjye narangiza nkahita nyibwira ngo nawe da niki taturuhijeho, se ahubwo ujye utwitaho. Ngo mwemura ngo ngende ndahitinya se mubiki ko ari umubyeyi. Ndimo ndagusaba ngo ngurire inkweto ukazinyima, none usuguraza kumbwira kunyitaho gute? Uri umubyeyi wanjye kandi mbizi kuzi uzifite. Niba utanazimpaye nsobanurira impamvu utazimpaye. Ibyo rero ngo niki nabaruhijeho, niki bwoko bwanjye mwe, niki ntabahaye nabagize gute? Ese ko mbitaho, ese ko mutabyitaho? Nanjye ndangije ndavuga nise turabyitaho gute kandi tutabizi? Nahirambwira toke uko niko rero gushotorana. Shotora Imana, imvugo rero gushotora nimukomeza kuyumva mbaye mbiseguyeho muri iki kiganiro rwose. Mumbabarire, iyo mvugo yo gushotora ndayivuga, niyo mvugo nyine navuze ngo nukudisturbinga ababyumva batyo, nukuba ikintu kiri mu mwanya wacyo giteretse kiraho, ntago ari umwanya wacu, kiri mu mwanya cyumva ugikwiriye. Warangiza ukaza ukakibwira ngo no, aha hantu ntago ariho hakwiriye, genda ubura aha hantu. Position wari urimo, wari uryamye witambitse, oya ryama urambuye neza, wirambuye neza. Ni ukudisturbinga rero, ni ugushotora. Rero Imana nge narayishotoye, ndayicokoza, nkajya nyibwira nisi imbaraga zawe wowe ko zitagaragara, ni gute wowe ko tukuzi ko umuntu uri umuntu uhambaye, nge ntago nzagukorera. Merutse hagati aho basetse gato, yamerutse kujya mu butumwa tugiye gusengera umuntu wari ufite ikibazo gikomeye,
iyo famiye ndababwira ndabasetsa cyane ndabagani rero bumva ndi gusenga hari uburyo nsengamo nyine busekeje bumva mbwiye Imana ntigiye ntago naje ntago njya nkorera zero baragafashe bajya bampamagara bakambwira ngo Theo ngo waratwumije ngo ntago ujye ukorera zero ndavuga ngiye nahagurutse umwuka w'Imana nabanje kuganira nawe ni nk'umusirikare wagiye gutabara iyo nahagurutse ubundi kingora mu buzima no guhaguruka haguruka ugende mbere yo guhaguruka ndabanza nkumva neza ngatera icyumvirizo nkabanza kumva neza ko afande wanjye ampaye briefing cyangwa se ampaye uburenganzira bwo guhaguruka iyo ambwiye ngo haguruka ugende mbanzi ko ngiye mu gikorwa kandi ndibuza n'umusaruro mba mfite kwizera kubyimbye rwose gutubutse kubera ko nyine mba nabwiwe na nyiribihe n'umugenga w'ibihe mba nabwiwe n'ushobora byose mba nabwiwe n'umuremyi akambwira ngo haguruka ugende uyu muntu aragukeneye genda ese uyu mwanya nijye ugomba kuba nkuhagazeho kugira ngo umufashe yego genda niwe uri bumufashe it's okay niba umbwiye ngo ngende rero ntago njya nkorera zero sindi buhaguruke ngo nwike karibira yanjye cyangwa se nwike amafaranga yanjye ndi gutega ngana hahandi wa muntu aherereye jewe ngiye kumufasha cyangwa mubwire ngo haguruke aze kundeba akenshi umuntu urwaye ntabwo ari uza kureba nka kuriya kwa muganga ari gihe ngombwa ko ujya kumureba none nge ndahaguruka njye gukorera zero kwera umuntu w'umugabo umuntu w'umusirimu yumva Theo ntabwo ujya ukorera zero ko twe twari dusanzwe tuzi ko Imana itinyitse tuzi ko Imana ihambaye irenze nta muntu ugikiniraho wowe urabibwira ngo ntabwo ujya ukorera zero twakoze operation turangije turayikora igisubizo turakibona nyine igisubizo cyiza uwo twasengeraga Imana iduha ibisubizo arakira yararwaje umwana birakunda ako kantu nanjye rero naragakunze iyo ari kumbwira akampamagara nk'umushuti twabanye rwose akambwira ati ndakwibuka Theo ntabwo ujya ukorera zero nambwira ni Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro nge ntabwo njya nkorera zero igihe nzakorera zero ni igihe kimwe byambayeho ndagenda niyaminiye nitumirije icyo gihe nabwo naragawe naritumirije umuntu ampuruje nari maze gusengera umuntu umwe noneho bya bintu byo kugendera mu kigare banyamasengesho akantu mukitondere ibintu byo kugendera mu kigare ntabwo ari byiza nagiye gusengera umuntu ndamufasha rwose umuntu biragenda neza arangije ati mukozi w'Imana ati rwose atari mwene wacu ari mushuti wanjye nawe urembye umeze nabi umva ndangije ntireka nawe nge kumufasha mfite umwanya mba ndaturumbutse ndigendeye nkoresha ijambo nyine ry'inyandagazi nyine ndaturumbutse naraturumbutse kuko ntabwo nigeze ntumwa ndaturumbuka mba ndagiye mba ngezeyo umva narakakabiye nabize ibyuya nagigiranye n'abadayimoni turagigirana turahangana bakajya banyereka ko byagiye bikongera bikagaruka umva bambije icyuya ndahava nasaraye ndahava energy imbaraga zanshyizemo ndangije ngeze hahandi nzakomeza kuvuga hitwa ahantu twumvikanye n'umwami wanjye na afande wanjye mukuru ari we nise mugaba w'ikirenga tuhageze ndangije ndamubwira nese wankoze ibiki bose wanjye none se ko hariya byagenze neza tugiye hari ibintu biranga byagenze bite umwuka w'Imana arambwira ati rero tiwitumirije Theo waryohewe hamwe twari turi kumwe urangije uva mu muhanda twari turimo urangije wigira n'ahandi kugira ngo ukunde wigaragaze ko ushoboye hariya wari wagiye rero ntabwo ari njye wari wagutumyeyo witumirije wihaye akazi rero niyo mpamvu wari uri kwikanira ukabona biranze impamvu wakoresheje imbaraga z'umurengera nuko ntarindi kumwe nawe aya ni amabanga y'Imana hari impamvu nyine yansobanuye yindi ntaza kuvuga kuri kamera yatumye uwo muntu ntamufasha uko umwuka w'Imana hari ibyo yambwiye arambwira ati hari ibintu bitari biri kuri gahunda uyu muntu hari icyo akwiye kubanza akiga uyu muntu ntago ari mu kigeragezo gusa ahubwo ari mu gihano hari ibintu birimo aho ngaho bikwiye kubanza bigasobanuka ibyo nabyo biba ari igihe tugeragezwa tukavuga ngo ni ukugeragezwa kandi ahubwo ari ibihano twibereyemo umubyeyi nawe arahana agakenera ko umwana azabanza agakanguka akabanza kumva ikosa yakoze iryo ari ryo akajya yakora iki yakwihana yasaba imbabazi hanyuma Imana ikamubohora rero ntago ari ibanga uyu muntu
yari yariye amaturo, kuko twaje kubiganiraho. Yari umukozi w'Imana, yariye amaturo, amafaranga ya yandi dutura, kwa kundi atekinika nyine mu giseke, agenda arigisa. Byari bimaze kugera mu 140 yose ateranye, kuko igihe cyarageze nsubiyeyo njya kumwatuza. Ngiye kumwatuza, Mwuka w'Imana niko yari yantumye ngo noneho jya wagenda. Ndagenda, ngezeyo nsanga n'ubundi kipe yahuruye yaje kumusengera. Ibintu ntago bikunda, yafatwaga n'abadayimoni, ariko urumva niba ari umuntu yari yabaye umunyantege mu buryo budasobanutse. Ikirwara twari twayoboye cyari cyo, abantu baratokesha ariko biranga. Ariko Imana yaje kuduhishurira nuko uyu muntu yagombaga kubanza kwishyura amafaranga y'abandi, kandi yari afite ubushobozi, ntago yari umukene. Imana iramubwira ati rero ndamubaza nese ikintu wakoze, bari kumbwira wakoze amahano ki atuma tudashobora kugusengera ngo ukire. Uyu muntu arangije ndamugana ibitekerezeho neza, nge ndabona nta kindi kintu turi buze gukora, n'ubundi turatashye, kandi ahantu urebye nabi wahasiga ubuzima. Umugabo ariyumvira, arangije ndamugana nta bintu nabyera by'Uwiteka watwaye. Arangije aza kumbwiza ukuri, arambwira ati hari amafaranga nyine najyanye, naho ifite utubazo, nkagenda nyafata nyakemurisha utubazo, ariko amafaranga ntago yari ayanjye. Waribye rero, subiza iby'abandi. Icyo gihe uko byagenze, haramubwiye ati rwose icyo tugiye gukora niki, ugiye gushaka amafaranga y'abandi, numara kuyabona uzambwire, hanyuma tukwingingira Imana igutiza akabaraga, amafaranga ugende yatereke mu giseke. Uko wayatwaye uyatereke mu giseke, ibindi byo kuza kwita n'ubundi yari inyubako, n'ubundi urayita y'inyubako, utereke mu giseke bucece, ubundi nta kindi. Ubundi abantu b'Imana itarabandagaza, nta mpamvu yo kubandagaza. Icyo gihe aragenda, amafaranga yarorohewe, amafaranga aragenda yashyira mu giseke, ibintu birakunda, arabohorwa, aba akira mu mwanya nk'uwo guhumbya, tuyoberwa ari ibiki. Ariko aho rwari ruzingiye nyine, murumva n'agafaranga k'abandi yari yajyanye. Agafaranga rero umuntu w'umukene yajaga akakazana ngo aje kugatura Uwiteka, akazanye mu nzu y'Uwiteka, warangiza nawe ukagaterura. Hari abantu bakora amahano bagakabya, uribukiba n'amaturo kwe. Ahantu rero nagira ngo rero mbereke ukuntu kari akantu ko gukorera zeru, hari aho bijya bigira tugakorera zeru kubera ko turi gukora ibyo tutazi. Ariko turi kumwe na boss wacu mu murongo neza, iyo twahagurutse, aribyo navuze ngo umusirikare mwiza, njya nkunda gutanga urugero rw'abasirikare. Ntago ari uko ndi umusirikare, ariko nabanye nabo. Njya ntanga urugero rwiza rw'abasirikare, umusirikare rwose nyawe uhambaye, kandi koko n'Imana igiye idutreninga, iradutoza, ikatwereka ko turi abasirikare. Abasirikare nyine bafite umwihariko, umuntu wamaze kwitwa umusirikare k'amajeshi nyine ni k'amajeshi. Ahantu rero ngo ntabwo ajya gutabara ngo asubire inyuma. Nanjye rero naho nakuye akajambo ngo sinya nkorera zeru, iyo nahagurutse ngahaguruka natumwe n'Imana, ngahaguruka kuri briefing y'Imana, ntago njya mbona zeru. Ariko hari igihe nabonye zeru, nibyo nababwiraga. Imwe y'amatwi kabisa, nkuko twajyaga tubivuga muri segonderi, y'amatwi rwose, ikizeru nyacyo rwose. Aho hantu nagira ngo nahasobanuye. Nagira ngo rero muri uku kwiga Imana mu bugari bwayo, rwose turagaruka ku cyo bita kubaka personalite. Ndashaka kukubwira wowe udukurikira mu ruziga rw'uburinzi, ndashaka ko mu byo wubaka, umubiri ugizwe n'ibiryo, urubaka umubiri ugakora siporo, umubiri ugizwe na siporo yego kugira ngo biha bikore neza, ukanywa amazi menshi n'ibindi, ariko mu bintu rwose ushyira mu mubiri wawe, please, hari igice cyitwa mental, icyo gice cyitwa mental cyangwa se cyitwa icy'imitekerereze. Ukwiye nacyo gufata umwanya wo gutekereza ubushobozi Imana yagushyizemo. Icyo gice rero cyitwa mental nicyo cyongera kikabyara ikindi gice cyitwa spirituel. Nubyitaho rero gushaka kumenya undi muntu kurimo bizakunda. Rero hano tugeze rero ku kiganiro cy'ibyiciro, umwuka w'Imana ari kuma ibyiciro by'abantu batatu, abantu bari mu ruziga. Hambwe ati rero abantu bari ku isi, reka mbagushyire mu byiciro. Irabimbwira mu kanya ndaje mbibabwire, ni insanganyamatsiko nababwiraga, ndondora umenye Imana irayivugaho iki.
n'ibyiciro by'abantu batatu bari ku isi. Abantu batatu bari ku isi, ibi byiciro rwose ndabararitse muze mwumva abantu bari ku isi mu byiciro bitatu. Murakoze rero rwose ndabashimiye, nagira ngo mbararike gukurikira ikiganiro gikurikiraho. Iki twari turi kuvugaho, twakomeje kuganira ku cyo bita umuntu n'Imana ye. Ese ni gute umuntu yakomeza kwaguka, ni gute umuntu yakomeza kwaguka abona Imana, ni gute umuntu yakomeza kwiyitaho agakundwa n'Imana nawe bakabasha rwa rukundo akundwa rukagenda rukwirakwira isi kugeza ku mpera y'isi, nk'uko ubutumwa abantu bagiye babuvuga. Uyu munsi rero ntabwo tuzatuvuga amagambo gusa, dukeneye kuvugisha ibikorwa. Abantu baravuze, abantu barahanuye, ariko abantu ntabwo bahinduka, ntabwo duhinduka. Mu ruziga rw'uburinzi rero twaje kugira ngo abantu bahinduke. Ubutumwa buravugwa, ariko ibyo tuvuga n'ibyo dukora bikwiye kugendana. Ndabashimiye rero, Imana ibamugisha. Naho mu kanya turi kuganira kuri ibi byiciro by'abantu, twumva icyo Imana bivuzeho. Ariko mwibuke ko nababwiye amagambo akomeye, ndababwira ngo amagambo abiri mujye mukomeza muyazirikane: guhishura. Umuntu ahishura ibyahishwe. Imana rero iyo bavuze ngo Imana yahishuye, ngo ni amahishurwa, ni ibintu abantu baba batazi, Imana iba ishyize ku karubanda. Ubutumwa ubwo ngubwo ni amahishurwa. Ubuhanuzi rero ntimukajye mwumva ko kuba umuhanuzi ari ikintu gihambaye. Ubu nanjye nabaye umuhanuzi, cyangwa se ndi umuhanuzi, kubera ko iyo ndi kuvuga amagambo Imana yampaye, ayo magambo ni amagambo y'ubuhanuzi. Njyewe uyavuga rero nanjye ndi umuhanuzi, kubera ko navuze amagambo y'ubuhanuzi. Abavuga rero banyita amazina atandukanye, umufilozofe w'Imana, abandi bati nanjye ariko niyiziho nk'umuntu washotoye Imana. Nibwo buhanuzi bwanjye. Ndacyari kubabwira uburyo nshotora imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'ikirere, hanyuma ikirere kigatigita, hanyuma naba ndyamye nanjye nkumva baranshotoye, naba nanjye ndi kugenda nkumva Imana iranshotoye iti kora aka kantu kaba ari sawa. Utwo tuntu rero murumva nyine ni akantu nyine, aka kantu ni sawa. Wa muhungu we, kora akantu ni sawa, aka kantu ni sawa nyine. Kuki dukora ibi gusa? Utu tuntu rero twasawa, iyo tugejeje imbere y'Imana itubwira nyine ibyapfuye, ikatugaya, ikanadushimira, ikatubwira n'ibyagenze neza, itugaya kugira ngo tuvugurure imikorere n'imikoranire hamwe nayo, tuyiheshe icyubahiro kurushaho. Hanyuma iri kudushima, ibiri kudutera courage kugira ngo dukomeze tujye mbere. Namwe rero mudutere courage rwose, abadukurikira mukanda kuri subscribe, nta bintu bya danger birimo aho ngaho, mukanda kuri like, mukanda kuri comment, mugire icyo mutubwira, mukande kuri share, mubigeze ku bandi. Nta wanga ibyiza, ahubwo arabibura, noneho murabifite. Nagira ngo rero rwose akantu abantu baje bwa mbere, namwe mukande kukazogera, kugira ngo mukande kuri subscribe n'akazogera, kugira ngo nitukajye tuvuna